ibyicaro ariko ntabwo ari uko twari tuguwe n'abaho twari turi, ahubwo nuko twabonye ko hano hanze ariho hari amahumbezi meza kurushaho twari turi mu nzu, kuko tutari turi kubabona mwese uburanga bwanyu. Noneho rero uyu mwanya tugezeho naganiriye n'umusaza witwa Celestine, tugirana ikiganiro cyiza, ndamwakira nk'uko iwacu hano mu muryango bisanzwe. Twabanje isengesho nk'ibisanzwe mu muryango wacu, ndangije ndamuhobera mugwa mu byano, numva ni umugabo ushyitse. Rero yabanje kumbwira ngo reka abanza nyereka abantu yagendanye nabo, namubwira nabanza tuze ashira inkumi. Noneho rero Celeste, ubu twageze noneho mu mbuga ngari, dushaka ducinya akadiho. Kera twaravugaga iwacu mu rurimi rw'iwacu ngo turanywa wenda buraca, turanywa buce twicinyira akadiho. Nawe rero umwanya n'uwawe, nushaka turakomeza twibyinire, ubwo umwanya n'uwawe. Murakoze. Bakumbera amashyi. Banje kubashimira, shimira n'Imana yabanye namwe ndetse ikabana natwe. Amazina yanjye nitwa Mugirwanaki Celestine, ndi umugabo ufite abana 6. Shimira uburyo mwatwakiriye muri uyu muryango mugari, ndetse umuryango nisangamo cyane. Abangira rero mu mbereke abo nagendanye nabo mbere y'uko ngera ku ijambo nyamukuru yatumye uyu munsi duterana gutya. Nageraho ngo mbere kuri madamu yigire ejuru, ndetse n'inshuti y'umuryango yaje imuherekeje, na mushiki wanjye bari bigire hafi, mumamamagare bave muze ugire hano hafi. Mwigire hafi, nk'uko nari mbibabwiye, uyu mureba ni madamu wanjye, nawe ni inshuti y'umuryango, ni mushiki wanjye unkurikira, iyi ni imfura yanjye, uyu akaba umugore wo murumuna wanjye, uriya akaba ari bucura bw'iwacu, kugira ngo murasobanukiwe. Murakoze rero, baba bicaye bakaruhuka ko tuganira. Nyakubahwa nk'uko biri hamwe nabo twaje tubagana umuryango mugari, twaje kubashimira ko batwakiriye. Ijambo nyamukuru ni uko dutekereza kuza ahantu hari ibintu twateguye. Ndagira ngo Deni anyemerere yigire hafi, icyo nza kuvuga ariko ari hafi ndetse na muzehe wacu ku batari bamuzi wizihire stage nciye mu ijambo tweretse abashyitsi baje batugana
noneho rero natwe kanze tukwereka twereke umuryango wacu, twereka abaturanyi abo twita abazimyamuriro. Noneho buriya turi buze kuguha n'umwanya tubwira kandi Ibirori, tubwire noneho n'amagendo. Noneho rero tudatinze, reka hano muri nubwo ari njye wahawe ijambo, ariko nyirizina ubwo tumubona duteraniye hano, hari ikintu bavuga ngo ubumwe bw'intore buryoshya intambwe. Uri kureba hano rero, ubu hano uri buze kwisanga wicaye kwa Deni, wicare kwa Manase, wicare kwa Masengesho, turicara no kwa Claude, ariko atari kwa Claude njyewe turi kuganira, ahubwo ni kwa Claude bazina wanjye. Noneho rero ariko bakavuga ngo mu bangana habamo bikasabe ba nyir'urugo, nubwo bampaye ijambo, bikasabe ba nyir'urugo batoyemo umwe muri bo atwereke inshuti z'umuryango azikumurikira, rero mukazahurira hariya. Reka sabe rero Deni niwe twahisemo uri buze kutwereka inshuti z'umuryango. Naho mwese arakoze, bampaye umwanya wo kubereka niyo mpamvu n'umuryango nyirizina. Umuryango rero ahera kuri madamu naze hano, Manase ari he? Manase naze na mama Raki. Masengesho na madamu. Claude na madamu. Noneho kubera ko ndabona ikibuga cyenda kuba gitoya, umuryango wari kugira ngo murabyirebe cyangwa se nawe rero twamutoranyije kugira ngo ibyo turajya tuvuga aho ducumbikiye ajya akomerezaho, kugira ngo ibiganiro byacu ndetse n'izindi gahunda ziri butere aha hantu zikomeze kugenda neza. Murakoze. Arampaye ubwo butware n'ubushobozi bwo kuganira n'umusaza Celestin. Reka noneho sabe abazimyamuriro, abana babo ni benshi hano, baje hano muri iyi mbuga ntabwo twabwira. Reka Imana yatanze umugisha, Imana yatanze umugisha w'urubyaro, mbese ntiwareba. Mu kanya turi buze niducinya kabiri. Reka noneho sabe inshuti za Manase, murakoze. Nimubone turimo twongorerana na Deni, agire ngo ni mumwe bwa Yuda tubagambaniye, oya ahubwo turimo turabashakira ibyiza. Buriya ampaye umwanya nk'uko bamuhaye kuva kare. Hano rero reka nze mpere umuntu ukomeye hano, uyu mureba twicaranye hano, reka uyu musaza Geju muzehe, uyu musaza mubona hano ni se wabo wa Masengesho, Manase na Deni. Mumumpera amashyi.
yicarire. Celestin niwe nereka. Aba bose bari hano inyuma ni abazimyamuriro. Bande ba masengesho Manase na Deni. Kuko twe uyu munsi twakoze umuryango. Aha rero imbere yanjye hano muri iyi quartier yacu burya ngo quartier iri muri hagarara. Ugeze uriremera ukavuga ngo kwa Pascal dore n'uyu aba bantu bicaranye hano ngo rero dukomeze tuje cyane y'abasaza batubwira. Tugeze mu wundi mwanya mwiza rero, ubundi abasaza turakomeza tubaha ijambo. Reka twakire umusaza akomerezeho n'ubundi kubera ko ijambo n'ubundi riba ari iryabo, batubwire natwe dukomeze twiga amatwi twumve uko ukwiye kwitwara turi aha ngaha. Arakoze umusangiza w'amagambo. Buriya rero njye na Celestin iyo turebanye aminira urugoyi gake nkahita amenya icyo ashaka. Yampiniye urugoyi mpita numva yamwiyara, mpita nsoma neza ibyo ashaka kumbwira. Yambwiye ngo hari ikintu kirimo kimubyiga ku mutima ashaka kutugezaho none. Celestin ngaho ujya mbere. Urakoze cyane, kumera amashyi. Murakoze nuko bampaye umwanya kandi bakomeje kutwakira. Tuze twumvikane. Abari ikambere reka twumvikane. Ibi bintu ni iby'agaciro kandi ni byiza, ku mutima wanjye biranejeje. Ikintu kinejeje cyane ni ukuba twicaye gutya ari umuryango mugari. Hari abatari babizi ariko bamaze kudusobanurira, twamaze kubibwira. Aribyo nashaka kubabwira mu kanya kashize. Nk'uko uyu musaza ari papa wacu twese, avukana na papa wanjye ni inkurikirane, rero ni papa wanjye. Muri uwo muryango rero nk'uko mwabibonye ni njye mukuru usibye undi muntu umwe, Marakiya, ariko we ntabwo yari hano hafi, ngira ngo ntabwo yabonetse ku mpamvu zindi, ariko ni ukuvuga ngo muri kano gace turimo cyangwa se aha ngaha turi mu muryango tuvukamo, ni njye mukuru mu bana, njye n'uwo witwa Marakiya. nkaba rero nanejejwe n'ibyo, nanone hagakurikiraho Dionisi, amuvuga mu mazina ariwe muzi ku izina rya Papa Sifa, nawe akaba ankurikira mu muryango. Twe rero mu muryango wacu kunguko mwatubonye inshuti z'umuryango, njyewe njya kubatizwa bambajije kuvuga ngo umubyeyi uraguhagararira muri batisimu nini, ntora papa wacu ariwe se wa Deni. Ni kenshi rero, ni hakeya bijya biba kugira ngo uwari so wanyu umubwiye ngo uzabyare muri batisimu, ni hakeya. Twe rero twe twarabikoze. Deni agiye kubatizwa, ubu ni n'umuhungu wanjye. Deni ninde uzakubyara muri batisimu? Atatari Serena wundi. Ni hakeya rero ibyo bintu, ariko ni ibintu byiza kandi bishimishije. Hari n'icyo biba bivuga hagati aho ngaho, hari n'icyo biba bivuga mu muryango. Ibyo twasanze mu muryango bagenderaho twabigendeyeho, natwe bituma twubaka icyo kintu. Hamwe n'ibyo rero nk'uko biri, aba barumuna banjye ndetse na mushiki wanjye, uriya ni mushiki wanjye. Mu bihe byashize twese twari tuvuga ngo Mana wungura umuryango, Mana wungura umuryango. Turi muri ayo masengesho, Imana irabyumva igira icyo ibikoraho, igize icyo ibikoraho. Nk'uko nari mukuru mu muryango ndicara ndavuga ngo ni byagenda gutya, ntabwo natindiganyije. Rero narebeye ku byo twasanze mu muryango, bwa bumwe bwo mu muryango, amakuru nagiye nsanga mu muryango, ibitaramo nasanzemo uko byakurikiranaga, nanjye ndeberaho.
biganiriza inshuti z'umuryango, biganiriza madamu tubana ko kuri uyu munsi kugira mushiki wanjye ndetse n'uyu murumuna wanjye nababwiye ko ari bucura iwacu, bidukundiye bishobotse twazaza muri uru rugo rw'umuryango nk'uko babimbwiye ngo menye neza ngo ndi kwa Masengesho, ndi kwa Mbonigaba, ndi kwa Claude, ndi kwa Deni icyarimwe. Uko rero niko twabitekereje, uko niko twabiteguye, tuvuga ngo kuri uyu munsi Nyagasani adushoboje atugejeje ku itariki tuzaza tuzanye igikoma muri uyu muryango. Akaba ari cyo twashoje uyu munsi n'iyi tariki. Imana yabidushoboje, mubanze mumfashe duhe Imana icyubahiro. Imana yakoze, Imana yabarinze, natwe ikaturinda ikatugeza kuri uyu munsi. Ibyacu rero byihuta, njye ntuye mu ntara y'Iburasirazuba mu gace bita Bugesera, si hano hafi rero. Ubwo ndagira ngo ducaguranye nihute, tugire igihe tuza gusubira mu rugo twasizeho n'umuryango nabo tubabwira iby'ibirori twagize. Abangira rero ngo mpe madamu umwanya yigire ejuru, nawe agire icyo aganiriza ababyeyi kijyanye n'uko uyu munsi twageze muri uru rugo. Nitwa Nyirahabineza Alphonsina, umugenzi ujya mu ijuru. Nejerewe Imana mu mutima wanjye ko nongeye kwinjira muri uru rugo ari amahoro. Ikirenze ibyo nk'uko umutware wanjye abivuze, aravuze ngo ashimye ko umuryango wungutse. Nanjye nshimye ko umuryango wungutse, ariyo murongo watuzanye muri uru rugo uyu munsi. Aba ni bagenzi banjye babyaye, nanezerewe rero ko bunguye umuryango. Ndavuga ngo uyu munsi nzikorera igikoma njye kubareba. Nahageze rero, ibindi Yesu aduhana umugisha. Baracyahari, turanezerewe rero natwe. Sera aragira ati muri uyu muryango wa Manase, Masengesho, Claude, Deni bafite ishimwe ko wagutse. Ariko rero Celestin, abo bana bawe ubwo uri mukuru nabise ngo nabuzukuru sinaba gucika amabere, reka bose umubyeyi n'umwana bageje baze bakwereka, buri wese azakwereka umwana umurebe mu maso, n'iryo shimwe ritambutse buzi vuga ngo rwose namubonye. Nujya unazamura n'isengesho uri gusenga uwo mwana umuvuga ukwari. Turi buze kugira noneho na buri couple, buri muryango uratubwira n'izina ry'umwana, uko turahera ku mutoya tuzamuka. Abana batoya bajya bagira ishyari, bajya bagira intuza, atari buze kuzanamo ak'ubwana. Reka aribo babanza, ariko ntabwo imvuga umwana. Burya abantu twe twameze imisatsi ibiri, abana nubwo muri abagabo niyo tuvuze ngo muri abana mujye mubyubaha gutyo, ntabwo tuba tubapfobeje, nuko biba byubatse. Kuko impamvu mbivuze nta mwana ubyara, ariko umukuru akwita umwana ukabyakira, nta kiba gitangaje. Reka nsabe rero, ndakeka Claude ari we uriho, uko amagarada agenda azamuka nuko reka ariko tugifata. Reka nsabe Claude ajye ejuru, ari buze Haleluya. Amen. Haleluya. Amen.
ndishimye natinze. Amazina y'Imana amazina y'umwana yitwa Ineza Imana Iganze Ora. Ni meza nawe. uyu mugore yatugendesha imvura yo hano ubona mu ajya gusabira cyake murakoze. Umwana wacu yitwa Iyaduhuje Bright. utagiye kurigibagirwa ari babiri gusara twumvikane. Amazina yanjye nitwa Masengesho Esirone. Uyu mwana wacu yitwa Irakoze Ige, ni umuhungu. Batubwira cyane. Reka Dena tubwire amazina y'umwana. Mwiriwe. Umwana wacu yitwa Impano Samuel. nababwiye ko ndige mukazana mukuru muri bano, uyu nawe akaba ari we mukazana mutoya. Ubwo rero nishimiye kubana namwe, ariko nabageneye impano. Narebye mbona ko ari ngombwa tugiye kwegereza igihe cy'impeshyi, ndavuga ngo aba bana uwabaha isinde bakitwikira izuba ndetse n'imvura yaza bakitwikira. Murakoze. ubwo murigira hino ababyeyi bafite abana, abamama nibo nshaka. Barihe?
sifa rero twakugeneye divina twakugeneye impano y'abana ariko tuza gusanga ari umwana mukuru wakira impano yabo bahuza abagabo ndabibasabye tuzajya dufata igihe rimwe mu mwaka cyangwa mu gihe runaka abana tubahuze bamenyane ejo batazahurira iyo ngiyo bakarengera kagarukiraho rero divine njyewe nitwa Seri uranyibutse none uyu musaza akaba ari sogokuru wawe natwe akaba ari papa wawe aho uzamubona hose aho azakubona hose urabyumvise uyu rero nawe nakwibwira dore n'urugo vuga cyane none ubwo mupfana iki mutima ukeye bahati keyisi mutima ukeye rero uyu ni murumuna wawe uriya nawe akaba mukuru wawe urabyumvise mureba nawe muzahurira muzamenya ko aha abantu bari mu nzu n'abari hariya hirya reka twumvikane. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, haleluya. Aha, ndumva noneho turi mu mwuka umwe, ubundi twari twarangariye bano bamarayika, ariko noneho twese tugarutse hamwe. Bivuga ngo bari iyo migisha uyibare ubisige gerega niyo kugira gute sibyo. Urabona ibi bintu bitanejeje biranejeje. Iriya ndirimbo igifasha iyo ndi kuyiririmba ndongera nkayiririmba nkibuka. Ubu rero n'aba babyeyi n'aba bapapa muhita mwibuka muri CHK, muhita mwibuka bikadutera gushima iki. Haleluya. Aha, batekereza nabo bagutekereza. Hari umuhanga umwe wavuze ngo burya iyo utekereje kugirira umuntu nabi burya nawe aba yagambiriye kukugirira nabi. Niyo mpamvu rero umuntu uri hano namusabira gutekerereza undi cyiza, ntugambirire kumugirira ikibi, kuko nutekereza ikibi nawe azabatekereza ikibi. Celeste rero ukuriya watekerezagaho neza nabo batekereje neza, imitima irahura. Nabo rero bavuze ngo akebo kajya iwamugarura. Uri umubyeyi, muri ababyeyi babo, nabo babategura impano. Reka nsabe rero umuntu ufite iyo mpano ayigize hino, mugejuru mwakira iyo mpano babateguriye. Umuntu ufite iyo mpano nayigiye hino, mwongere mugaruke. Manase Masengesho Deni bw'imirimo yakoze. Ntabwo abantu bijya bikunda kutunanira kubona abavandimwe bazirikana. Noneho natwe tukimara kumenya ko mukuru wacu azaza kutureba byadukoze ku mutima. Muri wa muco n'ubundi twatojwe w'uko tugomba kujya twubahana cyangwa se no gufatanya muri byose, biratunezeza. Bitunejeje dutekereza natwe kuba impano. Ukuvuga ngo aho bari bicaye bo na madamu mu biganiro bidasigana, baganira ibiganiro bihuje bakemera kuza kutureba. Byatumye natwe aho twari turi tuganira n'ubundi nk'abarumuna be mu biganiro, natwe tugasigana ndetse tutanategwa, tubategurira impano. Impano rero hano harimo akantu, harimo isinde, haba ku zuba iyi sinde yagukingira izuba, haba mu mbeho iyi sinde yakinga imbeho, ndetse no mu mvura ntabwo imvura yakunyagira iyi sinde uyifitemo. Mukuru wacu akira impano afatiho
Haleluya. Natwe ku mutima wacu tunezerewe cyane, ababyeyi twatekereje ku mubyeyi mugenzi wacu utekereje kuza kuduha igikoma tudakunda tukarwara bwake. Twabonye ukuntu umubyeyi iyo abyaye akeneye igikoma agakenera icyo kunywa, agakenera icyo kurya, nk'uko natwe yatunejeje twumvishije ukuntu adufite ku mutima, atatwifuriza yuko twarwara bwake, twifuriza konsa abana bacu bagakura neza. Natwe turavuga tuti ni umubyeyi wacu, reka tumuhe agashimwe, natwe tumwereka ko tumunezerewe nk'uko yatubereye umubyeyi kandi ari na mukuru wacu. Nuko Imana ijye imuha umugisha. Isezerano. Haleluya. Isezerano. Yego. Kandi yakomejwe amaraso ya Yesu yatugize umwe. Niba amaraso ya Yesu yaratugize umwe, ntigira ubwoba. Ibyo twasezeranijwe byose tuzabibona. Yego? Yego. Amaraso ya Yesu rero niyo yanaduhurije hano. Amaraso ya Yesu niyo yahuje Deni, niyo yahuje Manase, niyo yahuje Nde, niyo yahuje uwavuye Burasirazuba, Iburengerazuba, hehe tugahurira hano. Uyu mugoroba ndawunezerewe kuko uyu mugoroba urerekana urukundo rudasanzwe. Uru ni rwo rukundo rwagakwiye kubaho mu miryango ndetse no mu bavandimwe no mu baturanyi bose. Navuze ngo sinari mperuka haleluya igenda igatumbagira. Uyu mubyeyi rero reka ngewe musabire azongera agaruke. Buriya kandi hari n'ibyo tweretse bano bana batoya bari kurora babyiruka. Uyu ni umuco wahozeho. Uyu ni umuco utari ico, kandi uyu ni umuco tugomba gusigasira ukabaho ntucike. Ni ukuvuga ngo umubyeyi wabyaye aba agomba gushagarwa akabona igikoma. Rero iki gikorwa wakoze ni igikorwa cy'indashyikirwa kandi ni igikorwa cy'ubutwari. Abenshi abo Satani yamaze kurasa umwambi ajya kubitekereza, agahita atekereza ku butunzi, akavuga ngo reka da, ariko wowe Imana yagushoboje. Reka rero tugusabiye umugisha, Imana ikwagure, ikomeze iguhe byinshi kandi iguhe no gutekereza neza. Rero nanjye ntakomeje kwizimba mu magambo nk'uko umuryango wantumye wambwiye ngo wakoze Imana. Murakoze. Arakoze cyane, ariko n'uwasaba n'uzi Kigali z'Utara ngo byasa kose. Tugeze ku musozo rero w'ibihe byiza twagize, ariko nanone tunashimira abantu bose. Umuntu abwira ati dufite ubutumire bakahagera, hari n'uwo bitakunze kubera impamvu runaka, ariko ku mutima twari tuzi ko turi kumwe. Turabashimiye mwese, namwe nihagira umuntu udukenera azaduhamagara, nta kibazo turahari. Mu byiza no mu bigoranye byose tuzafatanya. Mwakoze cyane kwitabira, kandi tugiye guherekeza abashyitsi bacu, kandi rwose twumva tunezerewe, bumve nabo banezerewe ko natwe basize tunezerewe. Ubwo rero turasaba umubyeyi uri hano witwa Mama Janti, arabashyira imbere y'Imana ubwo twatangiye dusenga, abasengere n'ubundi tubaherekeze. Wowe muretse musaramvangiye tubuze kukurambikaho ibiganza. Have iwacu ntabwo ari uko dusezerera abashyitsi, kirazira. Babanze bari abakobwa bari ikambere, babanze bampakanuzanye. Sezerera umushyitsi wanjye Celestin, hanyuma buriya n'uriya mukozi w'Imana ari buze kubisozera. Ariko ubwo noneho mu gitaramo turi buze gukorera deliverance.
saba bari ikambere noneho bampakanuza ngendo ahubwo buriya reka mpite no kubirangira yego mubyeyi ya musozi watereye ugatambika ukagera hano ibwana cyane hari abasore mwagendanye ugendana n'inkumi aha rero buri ni wowe uze kubigena uko ubishaka abasore ahubwo baze bamufashe ndacyari umwana mu rugo yabone bareba uko mubigenza narwaye ndabashimiye cyane rero ako masenyeri urashaka gutera umurezi ashatse yasenga nta kibazo nababariwe kandi ni neza. Haleluya. Haleluya. Yakorase kavuga ngo ibi bintu ni byiza nta wabigaya. Uwabigaya yaba ahinyuye Imana. Ibi bintu ni byiza nta wabigaya. Uwabigaya yaba ahinyuye Imana. Ibi byiza nta wabigaya. Uwabigaya yaba ahinyuye Imana. Ibi bintu ni byiza nta wabigaya. Uwabigaya yaba ahinyuye Imana. Ni byiza nta wabigaya. Uwabigaya yaba ahinyuye Imana. Ibi bintu ni byiza nta wabigaya. Uwabigaya yaba ahinyuye Imana. Ni byiza nta wabigaya. Uwabigaya yaba ahinyuye Imana. Cy'abayuda. Iwe n'umuco w'abayuda. Ibi n'umuco w'abayuda. Iwe n'umuco w'abayuda. Haleluya n'umuco w'abayuda. Mana turagushimiye, tugushimiye kugira gahunda, tugushimiye ko watanze umwana wawe akabanga tukabambura, ayo maraso yamenye yatugize umwe kuko yahuje abatari kuzamenyana. Tugushimiye uyu munsi ko waduteguriye umunsi mwiza tugahurira muri uyu muryango wari warabigambiriye kera, wari warabiteguye byari mu mugambi wawe. Turagushimiye ko uyu munsi wabishohoje, tugushimiye ku bw'uyu muryango watekereje iki kintu ugatekereza kuri aba bantu natwe tukisanga muri ibi birori. Mana turagushimiye, shyirwa hejuru ku bwa gahunda zose zabereye aha. Wabanye natwe twakubonye, waziyoboye nk'Imana, wahabaye nk'Imana. Ushyirwe hejuru, umugisha buri wese Mana witanze ku bw'iyi gahunda. Abageze aha bose tanga umugisha nyir'ibihe. Turasenze Mwami, abashyitsi barahagurutse baragiye ndetse na buri wese aragiye, ariko twatuye umugisha mu ruhande rwa buri wese, kandi mu mugisha utanga ntabwo wongeraho umubabaro. Igikuru cy'ubugingo bwacu ni burindwe kuruta ibindi byose birindwa. Ngaho murikira intambwe za buri wese, kandi umugisha wawe ubaherekeze, ndetse umugisha wawe usigare muri uyu muryango. Ihema ryawe
ryawe ryiza uribambe ku bantu bawe urakoze mana icyubahiro n'ikibice mu izina rya Yesu yewe oya nzagakata nzagacaho nayo bisigaye bikora kuko mana ntabwo se wumvisha mvuga Umucyo School TV nanjye nsohotse mbere neta zawe nzaza go nicyo abantu 50 n'igishoboka byibuze igishoboka abantu bake dushobora kubona byibuze n'ijana kuberera mu ijana kuberera mu ijana muzamu sajya kwishyira ku isoko iminsi ibiri ese ko mbona wishyize ku zana hano asanya ko ndi mu kazi ndavuga ni kirari kirari uwo muhungu uvuye magiye amasenya nk'ubwo ko warakaye koko ushaka kurwana ushaka kurwana nani mama ndanye umwaka nimujye mu mwanya wanjye nibajye mu mwanya wanjye